nge naracomye mushumba narirashe ibikoresho kwirasa ntago wamenye ibyari narirashe babyita kuroringa mwana wumva ndi gukuramo imbuto kandi iyo umaze gucoma uhita ufata ingendo zawe cyo bita bawusi ese ubwo baba bamaze gucoma ukajyana nka Babiloni tufata ingendo zawe none wagendaga nk'indara nk'iniga asigaye agenda nk'abapasiteri asomye ijambo rivuga ngo ni njyewe ukomeretsa akaye ninjye nanjye wipfana abantu rero wipfana abantu ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye sitorera ngirika wahagara mu bandi ukajya ubona urukobe ubwo warize rero wareba diplome yawe iri muri mare ubwo waradepoje imyaka 8 wajya urya dance undi ko kubuna arizera umushukushuku uba abantu bagenda bafite ibikomere basekwe n'abane n'abagota ku buryo gushimangira ijambo umwuka wera Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere siko bambenze barambenze disi kandi nta upfata mwaye kanyihanaguze numva uko bimera kuntu kavamo rero biraryoshye urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa byose ni inyungu z'agakiza tu cyari uzi ukuntu twihanaguraga se namubwije ukuri ko ntagira data na mama nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorume nandi sinafite iyo mujyana kereka yo mushyira imbobo nizo nari inziranye nazo bakamubwira ngo akagasaza kazakumarira iki kukiri muto nukuri nari nshaje ntago babishyaga dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ni igice cyawo cya 15 dusoma umurongo w'8 dusoma umurongo w'8 igice cya 15 umurongo w'8 ugeze mu rugo uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17 urasanga ari umugani Yesu yaciye w'umuzabibu n'amashami yawo reka dusome abafite birimeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya Yohana 15 umurongo w'8 haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye Imana idufashe cyane amen reka nongere nsubiremo haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye Imana idufashe cyane amen twongeye tuvuga amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanase abana banje turasa kandi mbishimiye umwana kuko mu bintu bimwe Imana yankoreye binezeza nuko mu muryango haleluya haleluya hari impamvu ndumva nishimye cyane turanezerewe kubana namwe ndi umupasiteri nkora mu itorero rya DPR mbarizwa muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza aho niho nkorera umurimo w'Imana dushimiye Imana kuba hano mu Giporoso tuhavuga ubutumwa kuko twahabaye turi mu bindi tuhatarasa twarakubiswe isi yaratubabaje yaradukaranze ariko Mana ndagushimye izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro aha muri korodoro habereye udutendo
hepfo hakajeke ukahita wambuka Niboyi Giporoso ukahita ucirika mu Gashiha mu Myembe ukata Migina mbese ariko aho ngeze narazahajwe n'amateka n'ibyaha ubu ndimo ndahagera mvuga Kristo. Nyuma y'iyo mikakaro n'iyo mibabaro inote ziradushirana mwana zaje gushira none nisanga ndi imbobo y'imihanda. Kristo yamfatiye Nyabugogo ndi mayibobo ariho ngangika kwa Braza Kundagara. Twari tuzi ko amafaranga azahoraho 9,7,8 tuyapfusha ubusa. Twarabapeti nta babyeyi ngo batugire inama n'ibikomere by'amateka. Ibyo byose bituma twisanga mu buzima tutari dukwiriye kubamo. Naje gukanguka rendi mayibobo yibera imihanda igangika imihanda, ariko kuko Kristo ari urukundo asanga ku mihanda ampagakiza. Amaze kumpagakiza abona ntibihagije, amamagarira umurimo mwiza wo kumwamamaza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva ari ibyo ngibyo naho izina ry'ubuzahari ryavuye. Ubundi ni ijambo ryanditse muri Samweli ngashinga ibuye ryite Benezeri ngo bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Hazahuka rero uwari warazahaye, kandi kuzahara kurimo uburyo butatu. Hari ukuzahazwa n'amateka, hari ukuzahazwa n'igihe, hari ukuzahazwa n'ibyaha. Shimiye Kristo wanzahuye mu mateka akankura mu kuzahazwa n'igihe, akankura mu kuzahazwa n'ibyaha. Ubu nkaba ndi icyaremwe gishya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi icyo nshimiriye umwami, waba warize waba utarize, waba urya ifiriti n'amakaroni undi akubita capati n'ibishyimbo, waba urya impungure undi akubita voka n'ikijumba, twese dusangiye izina rimwe, twitwa kuba Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndabimushimiye ko yanzanye mu muryango w'abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amateka rero ni menshi, ubuhamya ni bwinshi. Ubw'Imana itwemereye ko tugera aha, buriya tuzongera tugaruke tujye tugenda dukubita mbese ubuhamya busigaye ari ama episode. Kubona aho umuntu ahera ni danje mbese. Ariko reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwaka Imana yankinguriye imiryango yo kugera mu yandi matorero mvuga ubutumwa. Rero ninaha ndahageze. Mperuka ku cyicaro cyanyu Kibagabaga, mperuka Cyangugu kuri diyoseze ya Cyangugu, none ninaha ndahageze we. Ariko uziko byemera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turishimye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dukoresheje igihe dufite. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo w'8. Tuhasanga amagambo yavuzwe na Yesu ubwe ku giti cye. Aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Ubundi ninjiye mu mateka y'umwanditsi, ndagira ngo nkwibutse kwereye ku gice cya 12 cy'ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kugera kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Reka nsubiremo iki gitabo cyiswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kuva ku gice cya 11 kugeza kuri 20 na 12 kugeza kuri 21. Ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Kandi nagira ngo mbibutse mu buzima busanzwe muri sosiyete, mu miryango tubarizwamo, iyo umusaza yashaje cyangwa mvugo z'iki gihe yarangije urugendo yapfuye, usanga abantu baje kwitabaro babaza ngo mbese ninde wari uri kumwe na muzehe ashiramo umwuka. Ukagira ngo baragira ngo bamubwire ngo pole, ukagira ngo ngenge ihangane muzehe yarangije urugendo muri kumwe. Naho baragira ngo bamubaze ngo ijambo yavuze rya nyuma ni irihe. Byumvikane ko ijambo rya nyuma mu by'umukuru mu muryango cyangwa umusaza riba rifite agaciro. Haleluya, haleluya. Natwe rero muzehe wacu ari we Jesus yagiye avuze. Yesu ashimwe cyane.
umukuru mu muryango yagiye agize gute avuze muyo yavuze rero harimo n'iri rivuga ngo ibyaba byiza nuko mwakwera imbuto ibyo nibyo byubahisha data mukaba bigishwa banjye nyakuri.